Wow, hano hantu ndabona ari heza cyane. Siko izindi vakansi nazipasirizaga hatari aha, iyo mbimenya mba naraje kera. Ndumva mukumbuye, reka ngende njye kumureba pe. Ndamukumbuye, reka ngende njye kumureba. Ndabona ari heza cyane, ni heza kabisa. Ntabwo watinze. Oh my God. Twari duherukanye we. Sendirenze ke. Nari ngukumbuye. Sava. Meze neza. Meze neza. Igikobwa cya mama. Imyaka myinshi pe. Urambona? Akira. Twari duherukanye pe. Umeze ute? Meze neza. Naraje barambwira ngo warashatse. Mama nari mumereye nabi, nari ndi kumubwira mama ndashaka kujya kureba mukuru wanjye. Ariko numvaga nkukumbuye byatari. None kureba senguhage. Nanjye nari ngukumbuye pe. Hariya haba hakonje niyo mpamvu. Haba hakonje, meze neza. Merci. Ubukwe bwanjye intwererano yawe narayibonye. Ariko byarambaje kubera ntari mpari. Amashuri yaha agaciro urabizi. Nta kundi umuntu aba agomba kugenda hose kugira ngo areko bizakunda. Kanse turayimarana. Yego pe. Shaka gusa ndishimye mama. Nanjye ndishimye. Mama ameze ate? Mama araho nyine iby'ubukecuru. Abakecuru se subizi uyu munsi yarwaye imitsi, uyu munsi umutwe uramurya. N'ibyo byose. Ariko nyine ngo baragusuhuza cyane. Nawe aragukumbuye ngo ntuherutse kumusura warabanze. Kumusura. Mabukwe hano. Waje kuharwarira. Urumva rero sinamusiga ngo ngira honge. Nese ntarakira ngo asubire iwabo. Sheri ni birebire nzakubwira. Sinzi n'icyo wanza ari njyana. Ko numva iyi vakansi igiye kuba iy'imiriro gusa. Oya reka kwakiriza amatiku. Ariko nyine wumve ngo ni birebire sheri, ni birebire biri no mu byo naguhamagariye. Ariko n'ubundi njye nkuheruka ubyibushye cyane. Ariko ndabona bitameze neza cyane. Shama. Sisi. Gatwe tubiretse. Nzakubwira ntituri kumwe. Gusa nari ngukumbuye. Mana nari ngukumbuye pe. Teri twavugana kuri telefone ukambwira ngo wamaze kuza. Numvaga. Nanjye nje niteguye kurya ubugari. Shama nabugiye gucya. Nashyizeho amazi, imboga zo byatunganye. Nashyizeho amazi. Aho ubuze icyo nkunda. Shama nawe gusa ndishimye ni ukuri. Naje mbere sheri. Eshobora kuba yari muri shambre. Ashambwe aza gusuhuze hanyuma tujye ku meza. Nta kibazo. Turi kumbwire dutangire. Sita wanjye aba ahantu heza. Ni heza hano hantu pe. Ariko se menya afite ikibazo ariko. Nabonye nubwo yanyakiriye aseka ni bimwe by'abantu bakuru pe. Ariko nabonye ameze nk'aho afite ikibazo pe. Ariko n'igihe cyari gishize yakabaye kuba afite umwana. Nibagiye no kwibaza mama uko byagenze. Karame. Sheri ngwino. Naze nawe sinari namubonye. Amafoto gusa. Ni amafoto yonyine. Murebe rero live ngubu ndamubona. Muraho neza. Cyese tyasakozwe. Teka ryose. Amazi. Ni amahoro. Yes, ndi umukristo. Rero kari. Gira karibu se ngifite n'ibitatsi. Karabyamuye umugabo papa yabonye gakonje. Ese meze bite? Sheri wamubonye tete.
aya ntabwo ari we pe. Ariane yahageze none se ni uku yasaga cyagiye ziba mama natwe tubyara ametesi sha nuko utari umperutse ariko baba ni uku nguku nasaga n'ubundi si wagira ngo ni wa muzungu wageze mu Rwanda bwa mbere Oya, oya. aba ahantu heza uri amahoro ariko Turi amahoro natwe tumeze neza natwe turi aha ariko iyo ataba we mba mu irengeje ntabyutse umuntu yiryamye ni uko abayeho ariko bwanakeye ni uko wenda utari wakoze sheri ubyutse ari kubera Ariane recuperation yego ntabwo ugenda kubyutsa ngo ubyuke urashaka amatiku bivuge yumva ntabyo wabyumvise nabyumvise urakunteranya amakuru y'iminsi amakuru ni meza turaho tumeze neza mukecuru ngo mbasuhuze umukecuru se mubwire ngo barakwikirije ariko nawe uzagira uze hari n'akantu yambaye ngo nkuzanire nk'umukwe wiwe ngo arabizi ko gakunda mugiye kujya munteza abantu ndetse ko ariyo nkuru yahise ampa umukecuru amaze kumenya nk'uwabyaye nabyo nanashima niyo mpamvu nanjye nzamwitura kumufatira neza umukobwa yego ni karibu rero iwacu ni ahangaha twibera muri iki cyaro ariko ni heza nahakunze yagaye gusa aha ni mu cyaro ko icyaro kiri hari iwacu mu giturage wa mugani reka hariya ntabwo nahaba ahangaha aha ho nahaba pe vakansi yo ndayimara ahangaha nta kibazo ubishyire mu iretere ntabyo numvise ubishyire mu iretere ntabwo namenyereye kubana n'abazungu oya ntabirenze nujya uvuga igifaransa ndajya mvuga iki ndakwigisha ahubwo ugomba kugenda nta muntu wiga warabimenye igifaransa akuze kuko ni nka disipurine ubundi ni utuntu duce tworoshye nkashyiraho na mu gisasi gitondo bamubwira ati bonjour beau frère bonjour ntabwo ibyo nabisubiramo birengeje isaha kandi imvura yahise abisubiramo maze wabimenye byarangiye ni karibu nyine iwacu merci urisanga ariko undi si hega ubu nawe ni iwawe hano yego kera ngo iyo habagaho ariko simbyifuje siko mbivuze ariko ngo iyo habagaho gupfakara ufite murumuna wenda umugabo agapfusha umugore yari afite murumuna we ngo bahitaga bagushumbusha reka ibyo ni ibya kera ubu nta muntu wabyemera nabyo wakwemera reka ubwo uranyanze umuntu wese se ku bintu byarahise nabyumvise kera hari ukuntu nk'umudamu yabyaraga murumuna we akaza kumufasha abantu tayari umwana wa kabiri akavaho byarase maze baze kugufasha n'ubu yaje ariko naje kumufasha niyo nabyara impanga ntabwo mwene mama ese undi impanga n'abana bangahe iyo babaye bane baba bakiri impanga ubu nabyo niba ari impangara ni impange ubu byari icyarimwe namwakirije amagambo kandi kureba bya bintu ko byatunganye ubundi bamwimye ibiri ndabizi ko mbikunda bamwimye ibiri n'ibere naramusigiye ibyo ntabwo yanyima nabwo warivuyeho utabishaka oya habayeho aho imbaraga ntabwo nacura kabucura kacu data ndabikumbuye kandi wiyumve n'ikaze wisanzure ahari mu rugo merci natisanzura ndamusanzura ikinyarwanda mvuze ubwo ni ikihera ariko ubundi ubwo gusanzura ni ntabibaho nibyo mvumbuye nanjye nzandika mu mateka ko navumbuye ikinyarwanda cyakoze mbese ubwa amakuru mbere ni meza byumvise amakuru ni meza twari twibereye aho nyine ubu ngubu ko yagiye umuntu ajya gusura abantu bakamubaza ngo muri aho ngo imvura iragwa nanjye nkoze ngo mu Bufaransa imvura iragwa oya hari ahahora imbeho ariko hari isezi ijya ibaho hakaza izuba ariko naryo riba ritwika naryo riba ritwika cyane wifuza ko ritanabaho imbeho nayo ikaza ari nyinshi cyane donc ni ibihe niyo mpamvu ukunda kubona abantu bahatuye wari umuzi ari igikara ukazongera guhura yarabaye inzobe ariko biriya bihugu biteye imbere rimwe nanjye nzahagusura ndebe ko ubwo buzima mbubaho bigakunda ndebe ko mbishobora wenyine se muzazana na mukuru wanjye amatike ni menshi nzabanza nze nawe azaza nyuma oya muzazana
Okay, sasa rero urumva bahise banambyutsa, reka reka nkora nohereza akayimeri kari hariya, noneho turaza gukomeza kuganira neza kandi wiyumvemo ikaze. yego Narebe sibyo, murakoze kambe nkohereza mbwire na mukuru wawe agaruke. yego iryo kwizera yamaye niryo riguhusha Goliyati niryo ashobokaga agize kirungo nteka amavuta menshi noneho kimfashe kibonye natetse cyampuza n'urukuta ubundi buriya mparira ibyo nteka niwe ubihaha kandi ngutekere mwana wa mama udusambaza ayambwiye ko dukumbuye bidashobokaga ko ntangara kandi nk'uwakwereka mama ifoto n'ibintu biri mu mutima wanjye nongeye guhangana nawe. Ese muko niko urya se naho wari uri ubona rero amagara ese wenda ikubwira ese nturi kumva bikukubwaza se Unese humva amaso cyangwa humva amatwi ari harakumva bakavuga ko rero bidashobokaga ko ntangara amadarubindi yanjye nta nayabuze ahantu wayataye wayashize turayambara nka se kandi ariko uko ufite agasuzuguro uyu munsi habaye niko ni gute umwana abyukira aha wanjye guhera mu gitondo kugeza izi saha ukaba utarateka kandi waramukiye ahubwo wakoraga iki? ni byiza cyane uvuga ko ari umwana wawe ni uwanjye nyine wambwiye ko ntabyara bivuga ukamutekera urabyara se nyine ubundi ni wowe ubyara utangiye kubishiririza bitangiye no gushirira ahubwo uba uteka ibiti ubundi ntubirye ubyihorere niba byaciriye ariko mugaburire ariko urasuzugura koko wa mwana kandi narabikubwiye umva rero nanjye nkubwire urambwira ikira nagusabye kukubera umwana urabyanga uri no kuntunga icyuma noneho icyuma cyonyine icyaka gusaba ko urashaka kuzakinyicisha urashaka no kuzakintera se urumva bitangaje yesu mu izina rya yesu kandi naramubwiye David nuko atumva narabimubwiye kandi uzanyica amadarubindi yanjye wayashize he banza unsubize nakubajije ko ndayambara none se si wowe mba nayabitse hariya munsi y'imeza wayashize ubu sindeba sinkanura ariko wambwiye aho wanshiriye amadarubindi wa mwana w'umukobwa wagiye ureka agasuzuguro kandi bajya bavuga ngo umwana utumva yica inyoni itaribwa warambajije ngo iwacu nta bakuru babaye ubundi barahaba numvira mama barahabara wumvira nyoko yakugira inama yo kunsuzugura nagusabye mukecuru ni nyoko soni ni nyoko nyine njye ntabwo ndi nk'umukecuru ndi mama David mukecuru ni nyoko niko mubwira mama nawe ni mama Lini soni handebera agasuzuguro kandi ikindi mva nkubwira nawe umukecuru ni nyoko funga n'ibi bintu kandi umbwire ako gasuzuguro kawe ariko nyigusigira igikono wagishaka gishaka se watetse ahubwo abantu bakarya kwibitara yisha abantu nta soni guhera mu gitondo kugeza isaha wateka ute sinzara warateretse wagize ute agasuzuguro kabi ese ubundi wikanze ikira iherezo ryanjye ku isi ibintu urimo ntabwo ari cyakora iherezo iyo ndirimbo urayiririmbye ngo iherezo ryawe rigiye kuba iherezo ariko urandebera agasuzuguro ufite urimo uranantera amazi ariko igikoni nzakikurekera cyose uragishoboye ahubwo se icyo ushoboye ni igiki icyo ushoboye ni igiki ugura ushoboye kurya cyane rwose kurya ibyo utahashye se byakunanira ariko urahaha wowe umwana wanjye niwe uhaha umugabo wanjye ni umwana wanjye ariko kugira ngo abe umugabo wawe yabanje kuba iki si umwana wanjye yakurongora yandongora kubera iki ahubwo uwo yari kurongora n'ubundi azamurongora
none ntutegereze tegereza uzabibona umukecuru mba rero nkubwiye iki mukecuru nakubwiye mukecuru ni nyoko akwiyamye ishanura mukecuru narakubashye bihagije urabyanga ubu nafashe umwanzuro wo kurwanira urugo rwanjye wowe iki hano ngo nzasohoka aha gusohoka gusa se umva rero nkubwire gusohoka gusa uzasohoka ahubwo wowe ibi bintu urimo ubundi David arabizi ureba ko gasuzuguro ufite uzasohoka nta n'icyo usohokanye yewe wowe kandi iherezo rya byose riri bugufi ngo iherezo ryanjye riri bugufi ririmba wumvise neza kuri wowe riri bugufi ahubwo ubyitegure soni waje naje sheri ese ni ibiki none wenda warakwira ese uvuga ikinyarwanda kandi bose uje ngo muraho wahetse ko mbona uvogera mu nzu nkaho uhamenyereye ntabwo wigeze mubwira ko nahagera aravuga se ambwira se aravuga amatiku agira ntiyanabyumva niyo wabimubwira aravuga se uyu nguyu ambwire se uyu ni mwene mama ubwo mwene nde mwene nyoko yabyara umuntu usa gutya yamubyara se ubwo waramumubyariye uzi ikinyarwanda ubu se urasute ndeba neza ugiye tugukuraho injaba nawe mukureho mukureho iki ngaho bivuga ariko washirutse ubwoba koko ariko isoni warazitumye ahari wagiye muri toilette urazitumye usigaye usuzugura nta n'isoni imbere y'udukobwa ntazi ntabwo nazitumye muri toilette wazitumye nazitumye muri po ujya kuyimenya ngo sisi uzayitwa sisi uyu ni mukuru wanjye ndanamukunda nka mukuru wawe hajya mu bintu by'amavuta nonese ko numva muri kubwirana nabi abantu mubanye uri kubaza nde wabajije iryo sano rwahagaze iruhande ni uri kubaza yewe yararibyara ngiryo rero nimba utari ubwo yaribereye hano umukobwa mwiza ubwo yaribereye aha nta nyumva ntashaka kumva arasuzugura ndarengana mwana we ndarengana rwose uku ndeba rwose nta kibazo nigirije ariko nyiramama wanjye hano ntashaka ko twumvikana simvuga ngo nyumve uri kumva neza nimba ari na mwene nyoko uzagenda ubwiranye ukuntu ntacyo yabyara nako ntacyo yampaye ntacyo yampereye umwana asoni niko izi saha ni isaha zo guteka umugabo wiriwe mu rugo ubu ntiyakagombye kuba yahishije mu gitondo ariko yafashe breakfast ibiki ibyo se ni ibiki ntabyo ngo amaki ariko nta soni ugira koko njye ngira amatiku sinakubwiye nawe nyumvira umuntu asuzugura nyirabukwe ntabyo mpetse aho ngaho byihoreye nta soni njye namubujije guteka ibyo ateka ateka ibiki se biba bisa gute biba binaryoshye ariko izi saha ni sanga herega mba ngirira umwana wanjye abatonda saa sita se ni itegeko ko barya saa sita nimba iwanyu murya saa sita ni itegeko kurya ayo masaha nimba babyutse barya iyo migati hari ibyo yigezamo mba namenye n'aho byabereye wowe ntabwo wari wagiye ntari yigeze ambwira ntabwo nari mpari ahubwo we waje uti nzajya mvuze ingoma ndaje gushaka umubwire umuhungu washaka umuhwituzi ahubwo se ndaje ahubwo mubwire reka cyakora reka nkubwire ibintu urimo ntabwo ari byo nushaka kubivemo ahubwo wowe iyo wemera ukambera umubyeyi ntacyo ntakoze ngo nkubere umwana ubu rero nabikubwiye ngiye kurwanira urugo rwanjye ugiye kurwana nanjye njyewe ndwana nawe njyewe mama David hanyuma rero ujya kubwira David umuhungu wawe noneho nanze guteka urahaze aba yatetse ubwo araje anateka ngwino twigendera arabiteka n'umwana wiwe wowe mvuga utaha aha si iwawe kwa mukuru wawe se ni ku rugo ni ku mwana wawe njyewe njyana nawe nazanye nawe imbere banaho izo ntusi ibice by'intoki David umubwira akwereke icyangombwa cy'iyi nzu
50. Aha hari n'igihumbi washizeho, uri muri 50 ya David, hari n'igihumbi. mwene mama ari muri 50 yanjye. ubwo wamuzanye ngo duhangane. Twigendere cyane. Igituma yagize ate nuko yaje angana, ahubwo yarananutse ntabwo ari uko yarananutse. ariko nta n'isoni ufite nawe. None umva amagambo uba uri kumubwira, umuntu yakurira muri aya magambo kuko akaza Wamujyanye se akasubira kwa nyina, n'ubundi ndamufite. umujyane ushorere ifyo, mujyane ngaho nimugende. Nananirwa se gutekera umwana wanjye, nose nananirwa gutekera umwana wanjye, ahubwo mugende mutumuke, sinongere no kubabura bashano gusa. Noneho ndapfuye, ibyo nihaye nzabikizwa n'iki? Ndamenya nkorahe, ndatekane nzari yanyica kubita nahiye, ndamenya ngira gute, abigenza gute se? Ashira amakara he kambayeho, none ibyo nigenjewe ubu se noneho nzababanaho ubanza ngira amahane koko, ubu se koko ndamenya kambayeho noneho. David we mwana wanjye, iherezo ryanjye riraje ubu noneho. Yakoraga he? Sinzi aho yakoze, mbona umuriro uratse iki senda bigira gute ko bitakaze, ariko noneho kanjye karashobotse, nzari yanyicira. Okay, voilà, ubwo ndatashye. Zimane ni gute muza kunsura mu ntungu? ahubwo utakiza muri siporo byagenze bite? Cyamwe abavandimwe se wakora siporo. Rero nibyo bajya bavuga abarokore ngo roho nziza mu mubiri muzima. Byo nibyo rwose. Rero nubwo iyo utameze neza mu mutwe aribyo bishobora gutuma siporo ishobora gutuma usubira neza ukaba muzima, ariko ntabwo nari kubishobora kuza pe. Byakugendekeye bite se? Waravunitse se? Mperuka ubushize wazivuye muri muzima nta kibazo ufite, utazivunikiyemo byagenze bite? Biba ari no kuvunika nkaba nzi ko navunitse, ntanakwivuza nyine nkavuga nti ndimo ndivuza imvune. azi ko no munsi byabishye kubera udahari. Byo kuba kinaga 11 yari yabuze burundu. None nahindi gupasa umuginga twari turi kumwe, abona iwani ibintu yarari kumwe ntabwo byabiri kuvuga. Oya, ariko uriya mujama ziba ahubwo umaze kuba umunebwe ntukigenda rwose. Reka nanjye ibiro bimaze kwiyongera, rero ntabwo uri kubibona mu bintu byose. Ase ubu ndusha ibiro gikonko ushobora urumva ndusha ibiro, ariko wenda wese uko asanga nawe mu cyaro bari gukaranganaga inkwavu, niyo mpamvu mpamvu uri no kunsi. shamureka umva mane munyihangane niba nabatengushye, ariko basi munantege n'amata. Ese ufite ikihe kibazo kuboye? Byo ni ngombwa ntabwo umeze neza wa mugana uko bigaragara. Rero nubatse urugo nzi ko ngiye kunezerwa, ngiye kwishima, nyine niko nabitekerezaga. Ariko uyu munsi ibintu maze kubona, nibura guhera ku kwezi kwa 4 kugera kuri kwa 6, ibintu maze kubona kuri ayo mezi abiri bihabanye n'ibyo natekerezaga. Ese ubona umuntu ukakora ibintu yiteguye ko azabona ibyiza ugahinduka bipfuye cyangwa se byanze, niba ugomba kubyakira. Rero nimwe nshuti ngira, niyo nshuti dufite, nimwe nshuti ngira, ariko reka mbabwire pe, ubundi ngo nta mugabo uganyira mu uganya, ariko nanjye menya ari ukuganya ngiye gukora. we tubwira uko ubyumva cyangwa wiga. Mama yansabye kuza hano, Ibyo byari ngombwa kubera ko yari asigaye wenyine. niwe yari asigaranye. Mama araza agera ahangaha, we n'umugore wanjye nasinze ukuntu batangiye kurebana. Ese abagore nabangira kuko we ntabwo bizi, bazajya babana bazamenya. Mwana biratandukanye. Ubundi none se ikiburi ikibazo gihari ko ari nta bihanga uretse nyine mama yaraje, umugore wanjye akajya amubwira ati rero ajya mbona nyine ntabwo bari kurebana neza, icyo bintu nkabyirengagiza. Ariko rimwe naza ngahagarara ku ruhande rw'umugore wa, ngahagarara ku ruhande rwa mama wanjye, nyine wowe uri guteza ikibazo, ngahagarara ku ruhande rwa mama wanjye. ese uzi uko umugore yabyumva, Kumva uhagarara kuri mama wawe nyine.
so reka mbite mbitaruka ngera ahangaha uyu munsi. nicyo kibazo. Haje mama yazanye umuntu hano ngo yitwa ngo ashaka ko nzashaka, uwo nguwo atera akavuyo hano, biradurumbanya bigenda gute, ndabyirengagiza, ubu sinzi aho ari. None umugore wanjye nawe uyu munsi yazanye murumuna we, uyu nguyu iteka ryose ahora aseka, nta kintu ajya afata seriye n'umunsi wa rimwe. uyu mugabo mugenzi wawe burya ntabwo utakira ajya umwumva. Uyu munsi ni rwose harimo ikibazo. Anyway, muraho neza. ni we sende. neza. Meza. Umeze neza. Tumeze neza. Wari uri he? Hari ndi haraje nagiye gutembera mu ndebe ukuntu hano muri karitsiye hari mamesa. Uzahita tuhagura ikibanza rero nuhakunda. Cyane. Nakunze ngaho ni ngobe muganira. Turi kuganira n'aba bantu. Nuko David Uriya niwe murumuna w'umugore wanjye. ari kugeza rya rugo. Uriya niwe murumuna w'umugore wanjye. Niwe ntangiye kubabwira. Honest. Wahita se wofashwe. Uva nkubwire. Ahubwo urabona wowe utari ku ubwenge. Muri ubwenge gute? Wakintu. So umugore wanjye uramuzi cyane ntawe uzupfa kuvuga. Kasore yani utari mwiza w'impanuro ya none we ni namuto. Kubona ni natoto wakira wowe. Kirabwantu. Ibyo wibyitaho ni kwateye, ahubwo ikibazo hagati aho giherereye. Ikibazo kirahangara rero. Mama ni hejuru na nyirabukwe. Sorry, mama ni hejuru n'umukozana we. Ubwo umukobwa nawe araje numvise ndabumvirije nubwo nta kintu mbikozeho, ariko ndabumvirije narijyamye numva baratongana. Njya kumva ariko ntawe umenye ko mageze. Baratonganye barakoborana, ndavuga aha hantu hano noneho ndakora iki? Ni wowe uhari rero nk'igisubizo cy'urugo rwawe, kuko nta wundi muntu ukuyobora. Ngiye kubata. Oya, icyo ntabwo ari igitekerezo cy'umugabo muzima. Ahubwo wowe gandiza abantu umenye ikibazo gikomoka. Wayibasigamo. Oya, kuyibasigamo nta mugabo uhunga ikibazo, ahubwo umugabo asanga ikibazo. Hari kera shaka. Oya, ntabwo hari kera. Rero burari kamanzi mbabwire. Gusa Kamanzi mbabwire mubanze mu nzi. Simune inshuti za. Kuri icyo kibazo nta nacyo ko. Igisubizo cyo kirahari. Yamure kunsambanyiriza. Wowe ubundi iyo umubyeyi arabyara, iyo abyaye umwana agira igihe cyo kumurekura. Wowe iyo urebye ubona hagati y'umugore na mama wawe arinda ubangamira undi. Wowe nyine wongeye kumbaza ngo narekura nde? Oya, kurekura bwo ninde ubangamira undi, icyo turakireba nyuma. Wowe iyo witegereje yicaza hasi ubaganiriza. Baganiriza iki? Ubaganirize nyine amatiku bafite bayakemura. Nose ubundi bose abantu bakwiye ubu yashobora no kuvuga ngo birukane bose usigarane uriya murumuna we. Oya, ryaba ari ikosa ariko. Nose nirukana umugore? Nabyo byaba atari byo. Ubu ikibazo nyirizina rero kiri hagati y'umugore na nyirabukwe. Reka nkugire inama rero. Urabona mama wawe aba hano mu rugo. Niba ubona koko byarakunaniye kandi urabizi ko hano inyuma hari ikibanza uhafite byegeranye, ndakeka mama wawe hagiye ukamwubakira inzu haba ari hafi ku buryo ubasha kumugeraho, ugashaka n'umuntu wundi wo kumwitaho. Niba ubona guhurira mu rugo kwabo bigoranye, icyo kintu siko ngiye kukiganiriza umugore. Icyo kintu mwakiganiraho n'umugore. Mama se natemera kugenda? Hoya, mama wawe wubatse urugo, tekereza ku rugo rwawe. Ese uru mama mushyire kure yanjye ngo bajye mu nzu. Niyo mpamvu ubwira ngo nibura umugore azabona ubuhumekero bwo kuba ari mu rugo, na nyirabukwe nawe azajya aterwa isoni no kuza gutesha umugore wawe umutwe mu rugo rwe. Muhaguruke njya kwica amande ko ntaje muri siporo, ariko shabe aho ngaho tubyukirije mu bibazo byiwe. Agoroka ubwo icyaka cyawe by'imbere. Bazigura? Tugende nugura mitsingi 3. Ndaguha telefone uzireberemo. Nugure 3 ndaguha telefone uzireberemo. Uramenya yanditseho ndetse coco gusagoroka.
reka nza n'udukwe sisi pole sheri pole ku byo ubonye ni uko nyine nibereyeho ariko mana ushaka gusa numiwe sinari nzi ko ari buriya buzima ubayeho. nkubwize ukuri ni ubwa mbere kuva nagera muri uru rugo ni ubwa mbere nubahutse mabukwe ndumva umutima undya ndumva narira humura niyo mpamvu noneho nabonye ameze nk'umuntu bisa nkaho bimutunguye kuba umushubije. sheri naramwubashye nujya gushaka uzabyumva inama za mama. Mama arakubwira nyoko bukwe angana ge nyoko bukwe ibintu byinshi naje numva nyine mama amusize hariya ariko yazambera mama ariko yarabyanze kure wamubonye ahubwo buriya yacishije make kubera ko yakubonye. Imana izandinde mabukwe nk'uriya cyangwa nzashaka umuntu utagira mama. sheri nanone oya hari igihe uba umukeneye urumva ugiye nko kubyara uba ukeneye ababyeyi iyo ugize umugisha akakubera muzima ariko ndakwinginze ibintu ubonye mama ntazamenye na kimwe maze nari nzi ko nzataha ariyo nkuru umuha mu izina rya yesu bamenye ndakubujije mama nyine mama yambwiye kubaha amabukwe yumva ndamwubaha ndarira ndamusaba imbabazi ndamwinginga biranga kare rero nsanze mu gikoni numva bimaze kungeraho kwihangana uretse ko ntanakubeshye numva ari wo mwanzuro nafashe si ukumwubahuka ndamwubaha pe numva nankunde yambera umubyeyi ariko sheri buriya hari ibyo ntakubwiye uzi ko hari hamaze iminsi haba umukobwa yari yarazanye ngo David azamugire umugore sheri bafashe ibikapu bafata imyenda yanjye barayinjugunyira ngo nimva aha ngende David yaragiye muri misiyo y'akazi uzi ibintu buriya yankoreye sheri naratekaga akagenda akamenamo umunyu sheri najya kunywa icyayi nkasanga umukecuru yashizemo urusenda ivugisha izo ndimi sha ntabwo ubizi ibyo nahuriye nabyo hano urwo rugo ukaba rubayemo gutyo bari nagezeho numva ndabihaze ansanze mu ikintu rero cyansembuye yaje arambwira ngo aya masaha ngo umwana wanjye atararya nibutse ukuntu ahora anyurira ntubyara nkibaza ubundi anshinja ubugumba ashingiye kuki ese ubundi mwigeze mujya kwa muganga ngo mube mwamenya ko ari wowe ufite ikibazo cyangwa ari umugabo ufite ikibazo? twumva tukiri imbere y'Imana none se ahera kuki ari wowe washyira mu makosa? reka nkubwize ukuri buriya usanga nta ntukira ngo rinete wabonye ibintu by'ibirinete yirirwa yambaye narabibonye ngo ibirinete byiwe ibyo bivuna muheto niba yarabicishirijeho niba bibamo nyabingize ko nabonye bitanamubereye ra noneho umuhungu we yaramusukishije wibaze ko nagiye gukoresha inzara arasara ngo ibi bintu ngo aba yasize umuhungu atinyura hano tukimena tera ya misatsi wajya kuyifunguka ukanashyiramo n'amameshi nasuka n'amaboko agasuka baguhinduye umuturage Burundi maboko uze kureba buriya muri biriya bitambaro harimo udusuko ntabwo nasuka ngo n'amaboko asuke tekura ndakwinginze mama nta sheri ni karibu se wari wagiye he dore ngo karigirayo kano ka bucura kacu wese ntiwaba sheri aya ntabwo muguhaye uzi ufite izindi nk'ijana zo kumukonaho hano haje abashuti banjye bandi dukorana siporo rero nari mbaherekeje barugwiro babonanye bihuse ariko iyi ntabwo batinze nahise mbuka ko nta mwanya munini nari maze nsohotse oya nuko mbizi ko na rugwiro muhuye oya bari bagiye kunshuka nyine mu mwana mwiza na ari bari bazanye na cya kibobo ariko ni icyana cyiza mama baramenyeranye akubwiye ngo iki arambwiye ngo tugende bangure icupa ndaho ariko ibaze umwana w'amabukwe yanze icupa aka kanya kose wari ukibaherekeje hano ni kure ntabona ntabwo nzi ahantu wabagejeje
nta nubwo azi aho babajyanye. nubwo nzaho bataha uzi ko mugiye kujya munteranira ntabwo nahabyemera kinagira muri umunani nanjye muzanire n'uburyo tubafatanya. Yego ariko ntabwo twagufatanya. Mumeze mute? Sava tumeze neza, nari ndonganira na Kabucura abwira uko azubakwa. Urabizi ko azubakwa? Si mu mezi 6 we maze kuba umusupa. kugira experience hariya byagenze bite? tuba muri kora habaye kuri Nabonaga nta birenze ariko wa mufundi twari twavuganye ko ari bukagire. Ni ifoto yari yageze niba ari umuyaga wayihuje iramanuka rero bituma hamera kuri ariko nta kibazo. nizere ko mwaganiriye cyane reka musabe ikintu rero ariko wowe uko wabaye burayi urabizi kugira ngo twakanye tuvugane nta kibazo Rwanda iyo ugiye mu Rwanda twakanye tuvugane murasuzuguye akira ushaka kumva ibyanyu mugumane ibyanyu amabanga yanyu. Si ntugire ikibazo nunze ko nta banga ryanjye nawe. nta kibazo yego ubwo ngubwo Nsaba sheri wundebera twa tuntu. Nsaba merci. Nsaba. Akomeza nk'unaniwe ufite ibintu byinshi mu mutwe areba yakuvanze. ubwonko bwanjye ni bukeya Oyasha. none bwivanzemo wagiye kugura icupa nkanga unanirwa kubyakira Ahubwo upanga udusohokane. nande usohoka mbajyanye nande Nategetse na mama ariko turamujyana turazimuryana. ahita kwireba murasohoka mukansiga mwebwe Cyakora amenye ko twagiye ntitumujyane mama we. Ikibazo ni uko nabwo tugeze ashobora no kuhanterera umushito. ubwo bazizana bakuyemo imbere Bazizana nta n'agakirida ariko ntacyo tuzabireba tuzajyana. tuvugana kubera ko ndabona wenda dushobora kubura akandi kanya hashize iminsi hari ikintu ntekereza ariko ndavuga nti nzashaka kandi ushobora dushobora gusohoka tubona uko tubivuganaho ushobora kugera mu buriri na ya mirimo yaba wananiwe bikarangira tutabasha kubivuganaho niyo mpamvu bisaba ngo ufatirane umwanya ambonye Yego ndakumva. mama urabona ni hano Yego kandi mama uko byagenda hari ikibazo afite. Uvuga ko hari ikibazo afite. Oya ni uko warumbwiye ngo mama ngo umaze iminsi ubyibazaho ngira ngo wenda kuko mbere y'abagabo duhora dushaka gutekereza ibintu biri hejuru y'ibyo twatekereje. Ndifuza ko urinyemereye mama yenda yataha. oya ahubwo wampa igitekerezo wumva ufite cy'uburyo twamubonera ahandi aba atari hano. Nashima mama ntafite we ubu byarinda kukuvuna ahubwo jyewe igitekerezo naguha wamuganiza nk'umubyeyi ukamubwira uti dore warorohewe iminsi udusuyeho agasubira iwe. rero nanjye sinshaka twasubira Keka niba hari okay. hariya ari wenyine hariya ni kure ntabwo nzi ko nawe byajya bikorohera kujya kumureba. bifuzaga ko wenda twamushakira inzu hafi cyangwa wenda wabyemera cya kibanza dufite hirya hariya tukaba icyo tumwubakiramo inzu yenda barimo. sinzi uko byumva sinzi uko bitekereza cyangwa se ibyo byose twakoma bigiye kudutwara amafaranga tukamwihagatuma. Shira ngo nkubwire wenda icyo kumusubiza mu cyaro cyo wenda ndacyumva kandi ikindi wenda kuba wamwubakira kiriya kibanza akenshi abantu bareba mu bijyanye n'imitungo kandi niwe mwana wenyine afite kandi umva nta kibazo wamwubakira akagira iwe natwe tukaguma iwacu cyane ko n'ubundi bya mama nibyo byacu
je ku ruhande nta kibazo ariko ni ukuri akaduha umwanya sheri buriya hari byinshi ntakubwira ariko bimbangamira ntacyo naguhishe kuzareba nk'iyo turi ku meza ndajya kuguha keya akitambika nkibaza turi abagore babiri turajya mu cyumba twaseka agakoma